winuteterubera wisangira wagukunze ntukagire umutima wanjye unsabye gusuka amarangamutima kuri uyu munsi ngo nkubwire ibinyuye mbere y'uko ngiwe abandi mu rwanjye n'abanjye ndashimye mubyeyi. Ndibuka disi nyitandukana na mama nkiri ikibondo gito bakondo, waranyihanganiye nk'umubyeyi ntiwita kuri icyo cyondo ngo utinye umwana wundi, uranyuhagira neza, uramfubika undinda imbeho n'inzara, unkorera buri kimwe. Ntewe ishema nawe mubyeyi, warakoze mubyeyi. Wantoje isuku, gusabana no gusangira mu cyimbo cya mama, sinagira icyo mbura, nakubonyeho ubumuntu, ndagushimye mubyeyi. Nagushima bugacya bukira kubw'ibikorwa by'indashyikirwa mukesha, ngaho amashuri narayize niga mu Rwanda no hanze yarwo, kubwo kwiyuha kuya kwawe mubyeyi. Ndagushimye, warakoze. Nsaba baraha bakuntera amashyi n'impundu maze wumve ko ngushimye. Ntabwo nabona icyo kwitura gihwanye n'ibyo wankoreye, ariko nyemerera wakirira ishimwe rimvuye ku mutima. Wankoreye byinshi ariko wumve ko ngushimye. Nta cyaruta ishimwe keretse uwagushyira mu mutima wanjye ukareba ibindimo. Ndagushimye Yvette ugukunda. Murakoze mubyeyi, mumugere ikiganza. Hariho agafoto k'uyu mubyeyi, ubwo kameramani akora akazi ke. Mvugeho si ukukubaka urabizi, ariko Yvette yagize ati ushime ne mubyeyi. Mubyeyi mwiza ugira ntacika intege ukankomeza, ibiganiro byiza n'inama zawe n'impanuro byaranyubatse, nanjye nzabyubaka n'urwanjye kandi iteka uko nsenze gusabira umugisha mubyeyi. Iyo ndebye uko twahuye ukihutira kunkunda, kumpangayikira no kumva hafi, binyereka ko ku isi hakiri abantu beza. Iyo nsubije amaso inyuma ndagushima mubyeyi, nkayisaba nkomeje ngo izaguha amasaziro meza azira agahinda. Wowe n'abo mwibarutse umugisha muhorane kandi muhorane. Mwampaye ibyiza ntabona uko mbitura, basabiye umugisha n'ubugingo buhoraho. Aho mwerekeje hose mujye muronka, kandi Imana izamwe gukomeza kubabera umwana mwiza. Nubwo ngiye iw'abandi singiye gupfa, ngiye mu rwanjye gushyira mu bikorwa ibyo mwantoje. Ejo bundi nzagaruka mbasangize ku byo nasanze, babwire ko nitwaye neza, ko na za gahunda ari turebye. Maze nagere mbashime mubyeyi ko mwambereye intwari, mukandinda kwitwara uko mbonye, bigatuma bambonye bambonamo uburere n'ikinyabupfura. Cyane iki gisore cy'imisaya myiza Cyprien. Cyprien ko ndakariye cyanyereye kikagwamo, uyu munsi nkaba ngiye kwitwa Madame Cyprien, uwanyuze umutima agatuma mpindura imyumvire. Uwiteka abaha umugisha, abarinde. Uwiteka abamurikishirize mu maso he, abagirire neza. Uwiteka abarebe neza, abaha amahoro. Ndabakunda ababyeyi, Yvette ubakunda. Murakoze, murakagira Imana mu mumuri ikiganza. Twatarama bigatinda, ariko reka ncumbikira ahangaha. Yari umusizi usiga abadasiga basigaye bagasigara basiganunda. Murakoze, muragatunga. Bare na marene babakurikire, turaje nsabe bari barumuna ba Yvette muzane muri ubwo buki bwiza bw'umutsama, maze Yvette abusome yumva uburyo bunurira. N'ubuki ni umutobe uturuka mu ntoki z'iwacu zigaga, kandi ni uruhisho yahishiye ugukunza abantu n'abantu. Abateguye inzira z'imyaka namwe mukomeze muziboneze. Iwacu ni iwabo amafu n'amafunguro,
turaje kugira ngo tubatambagire data yereke abashyitsi bacu ibyiza bitatse iwacu, maze turibuze gusaba Yvette ashyike mu gihimo ndetse na Cyprien pare na marene tubyihutishije. Buri wese aratora inkongoro cyangwa se uduhihi cyangwa se udukenke cyangwa se uturahure, buri wese atore akamwegereye na pare na marene. Turasomeraho rimwe bugufi, mwegera abana cheers, duhurizemo hagati, uwo munyamakuru abe hafi, cheers, mugumisheho, mwigize hepfo gatoya, murebe imbere, yego murebe imbere mare, turebe imbere, rimwe kabiri gatatu, buri wese asomeho agumishe ku munwa, umunyamakuru afata ifoto nziza. Murakoze cyane, ibyo byimbo ni ibyanyu, mukomeze musome kuri ubwo buki bwiza bw'umutsama. Tugeze ku mwanya mwiza, tugiye kwakira nyirasenge wa Yvette n'ubutumwa bwiza. Ndashimira Imana ko muri uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo ubukwe budasanzwe. Ubu bukwe bwacu bw'uyu munsi burimo udushya twinshi, ariko nejejwe no kubabwira ko hari ubundi bukwe budasanzwe. Haleluya! Ubwo bukwe budasanzwe ndashaka kubuvugaho ibintu bitanu. Ikintu cya mbere ku bukwe budasanzwe nje kubabwira, bugiye guhuriza abantu bane mu rugo rumwe, tunezerwe. Haleluya! Abantu bane bagiye guhurira muri urwo rugo. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu wa mbere mu bantu bane batuye ku isi bagiye guhurizwa muri ubwo bukwe budasanzwe, umuntu wa mbere yararemwe, tumusanga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, yitwa Adamu. Undi muntu wa kabiri uzaba ari muri ibyo birori ni umuntu wabyawe n'umugabo, muzabisoma mu Itangiriro mu gice cya 2 ku murongo wa 22, uwabyawe n'umugabo yitwa Eva. Uwo muntu wa kabiri wabayeho mu isi wabyawe n'umugabo, tuzaba turi kumwe muri ibyo birori. Undi muntu wa gatatu tuzaba turi kumwe muri ibyo birori ni uwabyawe n'umugore, uhereye kuri Kayini na Beri. Nge namwe turi muri uwo mubare, n'undi muntu wese uzavuka tuzabana muri ubwo bukwe, kandi ubukwe budasanzwe. Ndashaka kubabwira undi muntu wa kane mu babayeho bane mu isi tuzaba turi kumwe muri ibyo birori. Muzamusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ni mu gice cya mbere ku murongo waho wa 35. Uyu ntabwo yabayeho ku bushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo imbaraga ya Mwuka Wera n'imbaraga z'isumba byose byahuriye mu mugore, havuka umuntu wa kane witwa Uwera, n'umwana w'Imana. Tuzaba turi kumwe mu bukwe budasanzwe. Ndagira ngo rero mbabwire icya kabiri kiranga ubu bukwe budasanzwe. Imana Data, abamarayika, natwe nk'abageni tuzaba turi muri ibyo birori. Kandi munyemerere mbabwire ikintu cya kane muri ubu bukwe budasanzwe. Mwari muzi ko ubu bukwe budasanzwe ari bwo bukwe bwonyine bwatumiye abantu benshi. Haleluya! Muri hano muri beza, muri hano muri benshi, ariko ubukwe budasanzwe bwatumiye abantu benshi kubera yuko miliyari zose z'abatuye isi baratumiwe. Haleluya! Namwe muratumiwe, mbifurije kuzaba muhari. Kandi reka mbabwire ko ubutumire ngo tuzabane mu bukwe budasanzwe bw'umwana w'intama w'Imana. Abatowe ni benshi, ariko abatoranijwe ni bangahe? Ni bake. Muri abo bakeya uzabura. Umurongo wa 9 haranditse ngo hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama. Nsaba mpari mujyanama wa Yvette mukuru mu byamwuka, ubegere tubafate ifoto y'urwibutso. Abari gutegura inzira z'imwaka, namwe turashaka kubageraho muri aka kanya kugira ngo Data yite ku baje batugana. Tugeze mu mwiza, muke muze hano. Engineer turebera injyana nziza, Marie Louise tumukura amashyi menshi cyane. Uturebera injyana nziza, barumuna ba Yvette na basaza be, barumuna ba Cyprien, ba nyina wabo mutambuke, uturebera injyana nziza. Umubyeyi mu bujimwe nabo muri kumwe,
tugeze hahandi wahanitse ibyiza umusozi utatse ibyiza uherereye mu mudugudu wa Mwaka mu kagari ka Kiryo kugira ngo uze kuhamutembereza. warakunzwe n'intore kuva nkigukunda ntiwigeze undushya igihe tumaranye wanyeretse ubupfura by'urwoza buri munsi nzarusiga amavuta nzabagarira urukundo nawe ujya uruvomera ngwino murimbo wanjye wisangira amavure abakubuza inzira bakeme wikomereze rubera rw'abakubyaye wisangira ingeri yawe gahora n'ubupfura waranaburemanwe uzambera uruhimbi nshuti nzakubera icyansi nunabona haga ntuzigera uturaga iyo ugize aho ujya iyo nakubona ukarurinda byose nukubita amaso nkarukubonamo dushimiriya duhuje yahuje iyo mitima nzarurinda byose icyana kizarubura imvura ninabura nzajya nkuhirira ariko mwebwe mukiri kuganira murakabyara mwabyaje uburiza. nagusabye umugeni uramumpa maze twemeranwa neza yuko ku itariki ya 28 yego
niba numvise neza yego muratebutsa muti tuzabahekere tariki 28 Ukwakira. itariki 28 Ukwakira. Tuzabikorera. Ni umurimo ukomeye kandi ugakorwa kare, burya nicyo nashakaga kuvuga. Yego. Ubwo rero mu izina ry'umuryango wacu yego umubyeyi Kabango, yego inshuti zacu, yego nukuri utubwire umubyeyi Mutabaruka yego yuko natwe twanyuzwe. nuko Rero umuntu ugeze iwacu yego nkuko namwe kandi mwinjiye inkokora zireba inyuma, ndagira ngo urebe iyi ntango. yego irimo ubuki bwiza, yego bwenzwe bwitondewe ku mabwiriza ya Data Kabango. yego uragenda nuyitereka umubyeyi Mutabaruka, yego nubwo araba yiteguye kumubwira ubutumwa, yego aramenya ko wageze kwa Kabango. ni ukuri. ubundi barataramanaga bagasangira, akamenya intango basangiriramo. iyi ntango ni iya Data. yego Kabango ari wimenye, nimunagaruka nawe azayimwohereza na Kabango amenye ko ugiye kwa Mutabaruka. uyu munsi uri izina bazibonanira. Rero izizo yego uyu mukobwa wanjye aratereka hariya hafi agutwaza, kuko mwagendanye n'abandi kandi kuva mu Kamonyi ujya Rulindo. urumva sha mfite abahungu beza ntibabonye sha. yego uyu we ntabwo abareba, hareba twebwe. ariko nabo Namwe kandi mukareba. nabo barareba. kuba akagozi kadacika, niyo mpamvu tukiri mu mwanya nk'uyu, niyo mpamvu tukizamura ishimwe tugushima. abe hagati y'abana bawe wahaye umugisha uyu munsi, warinze ukabayobora muri gahunda zose bakitwara neza, bari gukomeza kubana nabo, maze ubwo bageze ikirenge mu kindi miryango yubatswe kera, ubabere Imana bakubera abana, kandi ukomeze kugaragaza imigisha yawe y'uburyo bwose, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen.